Ku mugoroba wa joro kuri uyu wa gatatu tariki ya 26 ahagana mu masaha ya saa moya nibwo umwana w'umukobwa w'imyaka 12 Uwase Simbi Shalom waruzwi ku izina rya Bella yishwe na Mahoro Silver wari umukozi mu rugo iwabo mu murenge wa Nyamirambo mu kagari ka Kivugiza. Uyu mukozi wari umaze imyaka 14 akora muri uru rugo yari yamaze kumenyeshwa ko yirukanywe nyuma yaho mu gitondo yari yakubise urushyi rukomeye umwana muto w'imyaka 2. Silver ngo yahisemo kuguma hafi aho maze bigeze mu masaha ya saa moya y'ijoro yivugana Bella wari wagiye kugura ikaramu yitegura ibizamini. Irya mukuru Olivier musaza wa Bella wari mu rugo ubwo umwana w'umukobwa yicwaga aratubwira uko byagenze. Silver bwari yishe uruhande rw'imodoka yari paritse imbere ya salo, none abonye Bella aje ahita amufuka umunwa. Ubwo njye nandi muri salo numva umwana ari gutaka ariko nyoberwa ibyari byo. Mu gihe nsohotse ngiye kureba Silver atayirukanka nsanga Bella ari gutaka mbwira ngo Olivier ngo ntunkize ngo Silver ngo aranyishe mbabara njyane kwa muganga. Ubwo rero narebye nsanga ijosi bariciye habura gatoya nsanga imitsi byose byasohotse ari kuva amaraso mu kanwa mu mazuru hose ari kuva amaraso kandi ari kuvugira mu muhogo ntabwo ari kuvugira mu munwa umuhogo bari bawuciye. Twageza bita kuri Cosmos nagenda kumukora ku mutima kugira ngo mbe bagihumeka hangije amera nk'ubishika gatoya umutima witwagarara itapfa. Zumire Florence mukuru wa Bella ari nawe wareze uyu mukozi ubwo yakubitaga bikomeye umwana w'imyaka 2 mu gitondo cyo kuri wa gatatu avuga ko bishoboka ko uyu mukozi ari we yashakaga kwica yamubura akica umurumuna we. Nabyo birashoboka kuba yenda yingiye yashakaga kwica kuko ninjye wamureze urumva ibyo bibazo byose kugira ngo bibe ninjye byaturutse ko ninjye watanze amakuru. Nabyo birashoboka kuba yambuze akica umwana mutoya. Ku ishuri Escaf Inyamirambo aho Uwase Simbi Shalom bitaga Bella yigaga abana bose bari mu gahinda dore ko uyu mwana abo biganaga bavuga ko yitondaga kandi anaza ubwenge. Nahageze mu masaha ya saa 7:30 abana bari kurya. Keza Saluma ni umwana wasangiraga ibyo kurya byo kumanywa na Bella. Yicaye mu ishuri ku ntebe kurya byamunaniye amare n'agahinda nibyo bigaragara mu maso ye. Keza avuga ko bakibimubwira yabanje kumva ko bamubeshya. Cyo kimwe na Keza Bella nawe yifuzaga kuzaba umuganga. Nanga kubyemera ndamubwira ngo barabeshya babaza kumbwira ko batari kumbeshya no kuzaba umuganga. Yifuzaga kuzaba umuganga. Musafiri Deo papa wa Bella avuga ko mu myaka 14 bari bamaranye n'uyu mukozi bakundaga kumwirukana ku makosa asanzwe y'abakozi abana bakamusabira imbabazi akagaruka. Kuri ubu ariko ngo hari isomo bimusigiye nk'umubyeyi. Ntabwo navuga ko twari dusinziriye kuko n'umuntu twari tumaranye igihe ariko hari ikindi kintu byazanye muri twe kivuga ngo ese twebwe ahubwo ntitwakwiga kwikorera imirimo y'igikoni kuruta uko twazana abakozi baduhekura. Ibyo byatangiye kubitekerezo kandi birashoboka. Umuvugizi wa polisi y'igihugu mu mujyi wa Kigali Iribe Mwiseneza akaba yadutangarije ko batangiye iperereza kuri uyu mugizi wa nabi kugeza ubu utaramenyekana aho yihishe. Mahoro Silver w'imyaka 30 akaba avuka mu karere ka Gisagara mu murenge wa Gikonko mu kagari ka Karubondo. Jean Pierre Mazimpaka, Radio Salus i Kigali.